cyo kuvugurura none mukamwubatse ibyumba 4 by'amashuri. Ibi bintu ntabwo byemewe, ntabwo turi bubemerere. Baramwinginga bati rwose bati se nta kuntu twahinduza icyangombwa, nta kuntu twanyura mu rundi ruhande, bakaba twamura ibyangombwa tukomeza tukubaka kuko aya mashuri arakenewe. Dore abana baragutse. Icyo kigo cyatangiye gifite abanyeshuri 50, cyari kigeze aho cyari cyungutse abandi banyeshuri 150. Bivuze ko abanyeshuri bari bamaje kwiyongera. Imutubabarire dusabe ibisabwa tubyuzuze, ariko tugire gute dukomeze twubake. Njye naravuga ati rero amategeko kunamera nuko iyo abantu bubatse gutya mu kajagari ibintu turabisenya. Baradiriringa biza kuba ngombwa yuko witwa DC Clement Anatole babwira engineer w'umurenge wa Jabana, baramubwira bati aho kugira ngo mudusenyere, ni mudusenyera hari buze kwangirika amatafari, ibyo amafera bitari buze gupfa, mutubabarire twebwe twisenyere, tugende dukura itafari rimwe niba twari tugiye guhomba miliyoni 55 cyangwa 60, duhombe byibura 20, kuko hari ibikoresho bimwe na bimwe turaba twagize gute turaba twazigami. Sinzi niba muri kunyumva man. Exit muri kunyumva? Akomeje ukatubwira ko tuguteza amatwi mwana. Gahambirwa impamvu ndi kubivuga, hari igihe ushobora kuvuga gutya internet nayo mfite akomeza nkivugisha. Niyo mpamvu muhambirije komeza. Oya ni inshuti yanjye arabizi. Muratinyuka. Utukana mu ruhame. Urabizi ko uruvandimwe nabirenze. Uri kumva? Mbo icyo gihe rero n'abaturage barabateye reka turabaha n'umuganda, turi bwemere aya mashuri tuyasenye gahoro, ariko ahagira ibintu bimwe na bimwe birokoka. Ati yego. Bukeye batangira gusenya. Engineer yaje asanga icyumba cya mbere cy'ishuri bamaje kukisenyera bande DC Clement n'uwitwa Anatole. Arababwira ati se ko mutarimo kugira vango musenye vuba birangire bimeze biti. Arambwira ati rero kugira ukuntu turi gusenya, turi kuvana itafari kurindi, turi kuvana bloke sima ku yindi, turi kuvana bloke sima ku yindi, tukuvana ikintu ku kindi kugira ngo kitangirika. Tubabarire muduha umwanya twe tuzabisenya rwose mpaka bigeze hasi. Arababaza ati se aya mashuri mwamaje kuyasenya mu gihe kingana gute? Baramubwira ngo byibura muduhaye iminsi 15 twaba tumajije kuyasenya. Guys, mutapinga screen yego. Bumvikana ko iminsi 15 aho kugira ngo basenyerwe n'abantu baza bakabihirika bikagwa hasi byose bigahombana, bo bagiye kwisenyera nkuko nabivuze. Bon, barangije umuntu witwa DC Clement n'abaturage baravuga ati turabaha umuganda barawubahereza. Aravuga ati none iyo minsi 15 nta kibazo, ariko mubishenye mubishyire hasi. Barimo bararwana no kuvana amabloke sima bayashyira ahantu hamwe kugira ngo niba bongera kubona ibyangombwa bazongera bayakoresha, batongeye bakagura indi. Yavuze yuko bloke sima imwe yabatwaraga 1500 kugira ngo ibagereho bloke sima imwe. Bari bamaje kugura imifuka 905 ya sima. N'amafera beto byose ngo byaje kwangizwa nyuma. Byaje kugenda gute rero Godfather? Garakeye engineer wabahaye iminsi 15. Guys, mutapinga screen agarukana n'abanyerondo. Ubwo nibyo DC Clement yavuze mu rukiko, naga ari nje uri kuvuga, nago ndi gusesengura, ndimo ndasubiramo ibyavugiwe mu rukiko. Engineer wabahaye iminsi 15 mu gitondo ngo yaragarutse, agarukana n'abanyerondo, agarukana polisi, agarukana bagabo baza gusenya. Avukoresha iyo mvugo, aravuga ati hagarutse abagabo bafite ipiki, bafite amapiki, bafite amasuka, bafite bya bintu byose bisenya utuntu tw'utujagari. Ati
ati rero ati tuje gusenya none se ko waduhaye iminsi 15 kandi ukaba wayirariduhaye ejo bigenze gute ati oya atakana akajagari ati ngomba gusenya umuntu witwa DC Clement umushinga utangira kumufata abanza gutongana babanza gutera amahane na Anatora hari byose byabaye Anatora hari nyiri bikorwa ariko DC Clement nk'umwe mu bantu bafitemo imigabane nta migabane afitemo unyumve imigabane iyo nukuvuga ngo kugeza aya masaha uranyemerera muri iki kintu DC Clement ahinduka mu brand ambassador nkuko twatangiye ntabwo mu byangombwa niboneye n'amaso yanjye nta ntu DC Clement yanditse cyeze niba hari ibyangombwa yanditse hari ahantu yanditse uramyutinze kazi mwangiriye muri gift garari mwoka byaramo wamyutinze faxman mundebere uri kumva hari ahantu DC Clement hari cyangombwa yanditsemo n'uyu mugabo ko hari ahantu byanditswe mu mategeko ntaho DC Clement tugiye ko yamenyanye n'uyu mugabo ari iki muretse gato yamenyanye nawe ari mu brand ambassador ari brand ambassador ahembwa miliyoni ya buri kwezi urakoze cyane twendereye ariko kavuga yuko impamvu byabaye ibyo bari inshuti yari yaranze ntabwo mu mategeko hazamo ubushuti bro friendship mu muntu uzumubere umvane friendship mu matwi tujyanwe n'ibyo komeza guteza amatwi tujye mu ariko njyewe ndimo navuga ibyavugiwe mu rukiko urakoze cyane ntabwo ndimo nabisesengura urakoze twagiye ndimo gusubiramo nta kintu ubwongereho ntacyo ndi bugabanyeho dukomeze kubisesengura nyuma yego ati rero abo banyerondo nabo yitaga ngo ni ba rushenyi basenya twatujagari ati baratangira barahirika ati njyewe ubwanjye nanafashe video kuko nese nasubije amaso inyuma ndeba amafaranga yanjye nari maje gushora n'uyu mugabo ngo Anatori ndeba yuko muri icyo gihe nari mbyaye n'impanga ari nabwo nyikora n'ubukwe nikokoye mvuga ngo byibura abana banje bazabeho neza narabiroga nkabona isi ndangiriyeho nuko yavugaga mu rukiko ati byanabaye ngombwa yuko nzajya nanasuka nkafata utu video ati urubyiruko rw'ubu ngubu dusigaye dufata utu video twa before and after ati mbere nari nangiye kunguka none ubu ngubu narahombye nta kintu nsigaranye yaratangiye kunguka iki urumva niba ari igikorwa yari afitemo 30% sibyo muri iyo projet cyangwa byakunda byari kuzabyara inyungu yaratangiye kunguka kandi ariko se buretse gato umuntu atangira kunguka kandi bakiri mu bikorwa byo kubaka birunguka se none se Godfa bubaka utazunguka uvuze ko yari yatangiye kunguka uravuze ngo yavuze ko yari yatangiye kunguka ndimo ndavuga ngo byo ubwabyo kuba yaravuye ku rwego rumwe akajya ku rwego rwo kuba yaba umunyamigabane byo ubwabyo ni inyungu oya uravuze ngo yari yatangiye kunguka kandi hari akantu wavuzeho mu kanya ariko nturakare turi kuganira mu kanya hari ahantu watubwiye ko mu mafaranga yahaga Anatori nta hantu bayandikaga uretse ngo yamuhereye mu modoka sibyo yego twagiye komeza inkuru yawe uri kumva ati njyewe nari nangiye kubona ibintu bitangiye kugerwaho ndi gutekereza n'ejo hazaza ariko nkanatekereza naho navuye ati nangira gufata utu video byaje kugenda gute rero abo bantu basenya barasenye noneho ngo ibyo bintu bari gusenya bikajya binagwa kuri bya bindi barokoye ndabona XD ariko arikamo ngo nimo ndabivanga atuza kumuha ijambo abivangure nibyo byiza uri kumva ko nari ndi mu rukiko ntabwo nizemo mubona by the way icyo gihe uwitwa DC Clement yagiye mu modoka ari naho yakoreye ziriya post yagiye postinga ati umujinya waranyishe bigera aho ngaho ndagenda ngera ahantu engineer w'umurenge ari
ndamufata mu niko abaturage bagira gute bamfata muri uko kumuniga abaturage bamunyambura namuciriyeho ishati ibyo ndabyemera ariko nabikoresha yabyemeye mu rukiko rwose ibintu arabyemera rwose Godfa komeza disikrema n'umuntu waburanye yemera ntagahakana ariko nyine aratanga ingingo yego ati njyewe nubwo namuciriyeho ishati gipesu nyine yaramukuruye igipesu kiracika yamuciriyeho si ishati komeza bamumwaka aragiciye aherayo ati icyo gihe rero mutapinga agaruke noneho uyu mutipe niwe kabara nkuru dore aravuze dore none igipesu yagiciye ahita ajyana nacyo mutapinge screen nta n'udukweni turi gutangirwa mutapinge screen wari wagiye show uri kumva ati igipesu kimaje gucika enjeniyeri w'umurenge yagiye mu modoka y'umurenge yicaramo mvugisha nkakwita shu urabona bya bintu byo guhostinga abakobwa gusa komeza uri kumva ati enjeniyeri w'umurenge yaragiye yicara mu modoka y'irondo y'umurenge ati ari naho namusanze ngiye kongera ngo mfate mu mashati wazamura ikirahure icyo kirahure kiranyiba dore mfite n'igisebe ahangaha narakomeretse ndakurura mu gukurura nibwo ikirahure cyamenetse cy'imodoka y'irondo ngo gake ako kantu gasubiramo numve ukuntu yabisobanuye yavuze ko akimara kuniga uyu enjeniyeri w'umurenge abaturage bamumwatse amukuruye igipesu cy'ishati kiracika enjeniyeri agenda mu modoka y'umurenge irondo z'akamanza nsubize kino gihamba bita Emi hari ukuntu wazaza ugatega ubuzutu noneho haguhereza urwibutso rutazibagirana hagushingamo igisongo byaso byagukundira ukaza nkagushingamo nk'igisongo noneho haguhereza urwibutso rudashyira agakubitwe n'inkuba uzagerageza ushake uburyo utandamuka ngo ukupitemo nk'igishito manyoko fata boroke babirangiye gukomeza ati icyo gihe ati imodoka enjeniyeri w'umurenge yagiye mu modoka nanjye ndamukurikira mu kumukurikira nshyiramo ikiganza ngo nongere mufate mu mashati we amuciye vuba kiramfata hano naha harafatwa nkuruye ikirahure cy'imodoka kirameneka ntabwo ibyo bintu bibaho nyirwe ndimo ndavuga ibyo yasobanuye njyewe ndetse ko nari imari ntabwo nari imari mbo yaje kuba ngombwa yuko ati njye ibintu byo kuvuga ngo nafashe amabuye ngo nafashe amabuye umwana bawo nafashe amabuye ahandi akavuga yuko nafashe bloke sima ngo nkayikubita mu kirahure ati ibyo bintu ntabyo nigeze nkora ati cyo nemera cyabaye nicyo ngicyo kandi amakimbirane yarabaye n'inzego icyo gihe ndetse njya mu modoka n'uburakari bwinshi aribwo na postinze aya magambo yagarukagaho rero ni ayahe ya postinze ni ya magambo yavuze ngo hari igihe ibintu bizahinduka sinzi niba post yibuka ngo umunsi umwe ibintu bizahinduka leta ive ngo hari igihe ibintu bizahinduka uri kumva ndi kukumva aho naho yahasesenguye avuga yuko uko u Rwanda rwari rumeze kera ubu ntago ariko ruri kandi ntago ariko ruzakomeza rukamera rusarushaho kuba rwiza kurushaho ati ko turiteza imbere uri kumva ati ko turiteza imbere urubyiruko turi gukora ati niba ngeze ku rwego nshobora gushora miliyoni 50 mu minsi yashize nta kintu nari mfite ndimo nditeza imbere kandi ntabwo tuzarorera kwiteza imbere tuzakomeza twiteza imbere we nuko yavuze mu rukiko komeza ati rero bwana perezidante w'iburanisha ndasaba imbabazi icyo gihe baramfashe baranjyana kuri ribu igitaraganya nahise mpamagaza umuntu witwa mama Scovia mama Rwagasabo mutesi umuyobozi wa RMC azana n'umuvugizi wa polisi
thank you so much. N'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ku rwego rw'umujyi wa Kigali baza kundeba ijabana, baraza barambona, ndabasobanurira ukuntu ibintu byose byagenze, nanabasaba yuko bamuza n'uyu enjeniyeri w'umurenge. Enjeniyeri araza turabonana, musobanurira yuko bwari uburakari, aranambwira enjeniyeri n'abo bantu bahari na mpamvu gasaba ahari ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda bahari, afatira bino bintu byabaye ni ibintu bisanzwe bitubaho kubera ko iyo tugiye gusenya akajagari niko bigenda, ati ahubwo hari n'abakomereka birenze ibi ngibi. Ati nta kibazo, ati rwose ndakubabariye, ati ikintu cyangiritse cyanjye ni igipesu cy'ishati, ati kandi ndi umugabo ndakora, mfite ubushobozi bwo kuba ntago nakwishyuza ishati rwose. Ati avaho ngaho ibintu byarangiye. Atariko gitifu w'umurenge yaraje, bahise bamuhamagaza, araza, bavuze n'izina rye ariko ndimo ndaryibagirwa kandi narivuze ngo gitifu w'umurenge wa Jabana yaramubwiye ngo nzakumvisha, nuko yavuze disikema mu rukiko. Yarandebye ampanga amaso arambwira ngo nzakumvisha. Icyo gihe rero nakoze iki? Nahise nsaba uwitwa Mama Scovia kumpamagarira uwitwa Ndahiro Valence Papi. Yego? Papa bijemo. Icyo gihe nari nakoze video Ndahiro Valence Papi, nyikorana umujinya wo murandura nzuzi. Nabwiye witwa Mama Scovia Rwagasabo, ndamubwira ni rero hari video nakoze kandi ntabwo nibuka ibintu navuzemo, mumbare mumbwire Ndahiro Valence Papi aze hano. Uri kumva? Baranyunganiye gitifu yitwa Jonas, bavuze izina rye mu rukiko, barivuze. Thank you so much kunyunganira. Icyo gihe rero icyo gihe ukuntu byagenze, Ndahiro Valence Papi yaraje, ndamubwira ni iyi video umbabarire ntuya-uploading, na transport wakoresheje ndemeranye guhereze, nubwo telefone zanjye nazifite bazifashe, ariko nabwira na madame akagira gute akaba yagusiza transport. Nuko mu rukiko yavuze, aravuga ati rero ku mpamvu murimo kunsabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30, ndasaba urukiko pe, ibi bintu byabaye ntago ari ibintu nateganyije, ntago ari ibintu nateguye, ntago ari ibintu nicaye ngo nandike ngo mvuge ngo itariki 31 nzakora ibi nibi. Kandi yarabyanditse. Uri kumva? Yanditse bita muri Mose ntitwabibonye kuri Twitter. We abo kwe bikoreshejwe n'uburakari. Ndimo ndasoza Godfa, ndimo ndagera kuri conclusion. Ati rero njyewe ubwanjye ntabwo nigeze nteganya gukora ibi bintu byabaye. Nako yegena ibyo guhamagara ninde kweri? Bari kumagara ari benshi, ndimo ndabakupa ariko. Uri kumva? Ntabwo nize mbiteganya. Rero ku minsi 30 y'agateganyo murimo muransabira, ndumva ntabwo sinatoroka ubutabera, ariko byageze amarangamutima aramufata. Disikire maravuga ati mfite abana b'amezi 7 ni impanga, na abana bafite peti nyinshi cyane. Ati mu cyumweru banywa byibura amata y'150. Kuva madamu yabyara nta kazi akora, yararwaye, nta kintu na kimwe akora, ariko twagiye ku bitaro by'umwami Faisal ejo bundi basanze arwaye umugongo. Nta kintu akora, dufite umukozi w'umukobwa, njyewe nirirwa nshakisha ubuzima muri Kigali, hanyuma madamu n'umukozi bakirirwa n'abana, nimugoroba madamu ninjoro madamu akaryama, njyewe nkarara ku bana. Yego? Ndara nicaye ku bana banjye, mu gitondo nabyuka nkajya mu kazi, madamu nakirirwa n'abana. Ati kugeza kuri ubu abana banjye ntabwo nzi ukuntu babayeho.
madamu ntakora, nta bushobozi mfite, ntabwo niba nabyo nkajya guhigira urugo. Ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu urugo rwanjye rubayeho, abana banjye ntabwo nzi ukuntu bameze. Kabiri, umugore wanjye ararwaye, mba mfite n'ubwoba ko isaha n'isaha ahantu mfungiye nazumva inkuru mbi bakambwira ko uri kumva bakambwira yuko madamu yabaye pararize. Rero akibivuga umugore araturika ararira, abantu bari aho ngaho bose urumva we yari yamaje kugira ikiniga. Abantu baraho bose mu cyumba bararira, ararira madamu ararira, umuryango urarira, ko babonaga ari ibintu byari bibabaje pe. N'ubwa mbere mbonye urubanza, kandi nitabira imanza nyinshi. N'ubwa mbere mbonye urubanza rufite amarangamutima, akavuga ati ni Satani wabikoze, ibintu ntabwo nabiteguye, ni umujinya w'umuranduranzuzi, ntabwo bizongera. N'ikimenyimenyi ndabasaba kugira ngo mumfungure by'agateganyo, nkurikiranwe ndi hanze, nimushaka mumbwire nje mva mu rugo iwanjye njyanye madamu kwa muganga, nongere ngaruke mu rugo singira ahandi hantu nje. Ariko mfungurwe mungirire iki, urumva, mungirire ikigongwe, nimumfashe. Ndetse n'ikimenyimenyi ndemera gutanga ingwate y'inzu iri i Kanombe mu Busanza, bakoreye expertise mu minsi mike cyane ishize ya miliyoni 150. Ariko mubabare mwuka byaramwe, nkurikiranwe ndi hanze, kandi ibi bintu bibaye isomo rwose. Ibi bintu nanageze hanze, nzavuguruza ibyo navuze, nzandika, nzakora ibiganiro, nzakora iki. Mumfashe mu ndwanaho mwuka byaramwe, muca inkoni zamba. Narabivuga umujama disikire makurama marinete ararira, byageza aho ngaho umucamanza aravuga ati mumuhinde abe yicaye, mu gihe abanyamategeko baba barimo baratubwira iby'amategeko basesengura akantu ku kandi. So avuga yuko yabikoshejwe n'umujinya, avuga yuko umujinya w'umuranduranzuzi n'uburakari bw'ibyo yari arimo arahomba abireba aribyo byatumye abikora. Muri uru rukiko hari abantu batatu bemeye nabo kumwishingira, babishingizi be. Abo ni bande? Ntago bigeze bavuga amazina, bavuze ko babashyize muri system. Urimo kumva? Rero nuko byagenze, bavuga yuko isomwa ry'urubanza rizaba itariki 30 kuwa 4. Nibwo isomwa ry'urubanza rizaba. Bamwe mu bantu bakorana na DC Clement nabonyemo umunyamakuru umwe Punditi, abandi nabo nababonye, Imikirenge sinamubonye, Venkel sinamubonye. Bamwe mu nshuti ze za hafi bagendanaga, abahanzi afasha ubuzima bwa buri munsi, ntabwo nababonye. Timu y'abantu bagendanaga basanzwe bagendana ntabwo nigeze mbabona. Abahanzi abafasha iki? Abahanzi abafasha iki? Bajya kukomana yanjye. Si umupromota se? Si umunyamakuru se? Apromoting iki? Ese ko ndi kumva uri kumurwanya Godfa? Murwanya ngiye mfite nduhuje umugore. Umva nkubwira. Ntabwo muje umugore. Urakoze cyane. Urubanza nuko rwagenze. Okay. Aho nisobwe, aho navuze, aho nagiye ncikwamo wenda utuntu, murabyihanganira, ntago ndi Imana, nta nubwo ndi gasuku. Ababijajinga babijajinge, nuko urubanza rwagenze. Murakoze cyane. Bwana Exdira. Yes Godfa. Wari mu rukiko? Nabikurikiraniraga hafi. Nk'umwe mu bahanga professionals, igisambo gikuru. Ntago ndi igisambo, kosora imvugo. Niba kikazimya ibimenyetso, wibye telefone ya DBN uhisha ibimenyetso kandi ubikorera mu gihugu cy'amahanga, ubivuze ugomba kubahira. Ahubwo nambitswe urubwa bya ngibyo byo bivaneho. Okay, ndaza kubigeraho. Erega kanze nkubwire nani Exdira utazamfata nabi. Nje nkumenye nakumenye muri saga yo kwiba telefone ya DBN. Ari usanzwe nzi no kabeshya. Exdira operation manager woherejwe n'umuntu bita niko bivuga nko Gerard i Burundi
utavuga ikirundi ugabasha guca mu mitego n'amaprotokole y'igisoda cy'u Burundi n'imbonerakure ukabasha kugera kuri telefone y'umuhanzi nka Deben ukayibuka yambutse umupaka bro wabwo leta igufata igwakazi w'umusirikare ube maneko urakaze nk'umuntu wa muri showbiz ariko bikarangira ibyo byose byakuvuzwe ko agiye i Burundi kiba telefone ya Deben woherejwe nano 55 bigahinduka ikinyoma ugafungwa ukajyanwa amageragero ukambikwa iroza warangiza ukava yuri umwere nk'umuntu wahishe ibimenyetso kandi twaratrakije tukabona telefone wari uyifite ukiva i Burundi wari uyifite Kimisagara hakoreshejwe GPS ya iPhone yako ntago mwatrakinze ngo baratrakinze ngo babona ngo telefone nguri Kimisagara washinjwe n'uwo bita Makaca ko telefone wayizanye iri mu gapfunyika wayishize muri boti inyuma ariko ibi byose byaje guhinduka iharabika reka ndigukora introduction nk'umuntu ugiye gufatisha abantu uvuge bakuze Banyarwanda bakazi ibi pereza byaje gusangwa dusangwa ryari harabika Deben yakoreye umwana w'umusore byaje kwangiriza izina rye exidira ahantu hageze abana bariruka abantu bose bageze bagafunga imiryango kubera harabiko yakotewe n'umuhanzi Deben kuko yahindutse umwere uyu musore mureba hano ibintu bikimana kuba ndashaka kubaza nti nk'umuntu ukurikira ibintu showbiz nubwo izina ryawe ryarindimutse ukajya amageragere kandi kuzira amaherere yo kwiba telefone y'icyamamare aho telefone ngo ifite agaciro ka miliyoni 5 narumiwe Godfather bwana bro iyi showbiz nzayibamo umbaze Deben ngo yarafite telefone iPhone 15 urumva ngo nk'umwarimu urubanza rukurikiye gufata ijambo urakoze Godfather nagiye ndeba hari ibyamaritse urubanza nagarukaho nk'icya mbere nabonye cyananteye impungenge n'uyu mugitifu witwa Jonas ukomeje kubwira uriya musore ko azamwumvisha uriya mugabo ibi biri muri bimwe mu byanyeretse ko nubwo nanjye bitangira nari byumvaga kimwe nawe ariko nabonye ko ashobora kuba yaragiye harimo akantu kameze nko kugambanirwa cyane ko ikindi nahise mbonamo ntago nari nzi yuko uriya musore yari afite amafaranga yagiye ashyiramo mu by'ukuri nanjye nari nzi ko ari bimwe byo kwitwikira nyine by'abajene ariko nk'uko yabivuze ko ari urwandiko yashyize muri systeme rugaragaza ko ari amafaranga runaka nyine yafatanyije n'uriya bari bafatanyije icyo kigo cy'ishuri nubwo byari bitarabufisha ariko hari amafaranga yamuhaye kandi yari afite inyandiko zifite fact which means ko rero ibyo yarwaniraga nawe nyine yari ari muri process yo kugira ngo abashe kugarura wenda nk'icyo nakita ibyiwe yabikoraga nk'uwikorera kuko nawe yari yakoze investment muri ririya shuri so ubwo rero mbona ko ikindi natekerejeho nkakiburira igisubizo ni kuri papi wasabwe gusiba inkuru akasabwa ko bakanamwemerera ko bashobora kumuhereza insimbura mu byizi niba ariko nabyita ariko mu by'ukuri bikarangira atayisibye cyangwa se bikarangira igiye hanze nubwo atari yatumye afungwa ariko niyo yatumye afungwa bro niyo yatumye afungwa iriya tweet yari kuyisiba niyo yatumye afungwa papi bavuga ko ngo n'ubundi yayisohoye ngo yafunzwe ariko simbyemeranyaho nawe simbizi neza birashoboka ko abaje kumufata yenda bagendeye kuri iyo nkuru simbizi kuko nabimenye yamaze kugeramo yindi nabonye hajemo urumva kubera iriya nkuru hajemo kumwibazaho bavuga ko yarwanyije ubuyobozi yakiburanyeho rero avuga ko mukuntu ibyo fax wenda atagarutseho yakiburanyeho avuga ko we na perezida zari umwe wenyine ku buryo atajya gupinga wenda ngabe yarabayeho ku ngoma nyinshi yari ingoma imwe niko yabivuzeho mu rukiko mu magambo yavuze ati sinarwanya inzego ntago narwanya leta kuko ngewe leta nzi nyine umuperezida nzi n'unyoboye kugeza ubu navutse ari uriho navutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi avuga n'umwaka yavukiyemo avuga ko rero atarwanya leta kuko yavutse mu mwaka yarazi muri 1995 na gatandatu plutôt muri 1996 ndabyibutse kuko uyu musore na idea ndayizi nigeze kumukoreshaho akiza muri industry ibyo rero byagaragaza ko nyine atapinga igihugu niko yabyireguyeho nkabona rero ko nge nkurikije nshyize mu nyurabwenge nabonye ko ariko umujene nyine
yahubutse no kumva na kesi y'ukuntu yari ameze n'amafaranga y'investishe, akavuga ibintu wenda muri biriya, urumva ko muri ibyo bintu bya papi yashyize hanze birimo mu byagarutsweho mu rukiko, bivuze ngo rero ntago papi yari yamubaniye nawe. Papi ni inshuti yanjye, ariko hariya kabisa ntago nzi niba ari ikibunyamwuga bwe bumusaba, ariko hariya inkuru yari kuba atayisohora. Ikindi nabonye muri uru rubanza, hari ibintu bimwe na bimwe nabonye bishobora kugenderwaho, wenda akaba yaburana ari hanze. Sinzi niba unyemerera nkabivuga cyangwa niba hari ibindi banza kumbwira. Nko kuba agaragaza ko afite abana b'impanga ndetse n'umugore urwaye. Icyo ni ikintu umucamanza ashobora gushingiraho, akarebaho akavuga ati ni po imwe ishobora kumworohereza kuba yaburana ari hanze, ariko ibyo bidakwiye ko iyo ufite ikintu bagikorera iperereza ubwo uragenda mukazahura mu mizi. Ikindi ni kuba yatanze ingwate ya $170,000 ni inzu, akaba afite n'abandi bamwishingiye 3 nabo bashyizemo